mbahaye ikaze kandi nanabashimira mwe mwese mudahwema kudukurikirana kuri YouTube channel yacu ariyo Name Secrets, akaba ari YouTube channel ibafasha kubagezaho ubusobanuro bw'amazina yanyu ndetse tukagufasha kumenya ibikuranga bitewe nuko witwa. Wakwibaza uti se noneho naje mbazaniye irihe zina? Izina ry'umunsi ni irihe? Mbere yuko ndikubwira reka mbanze mbwira abantu batarakora subscribe kuri YouTube channel yacu Name Secrets ko bacikanwe. Yes, baracikanwe kuko hari ibintu byinshi dusigaye tubagezaho umunsi kundi, ibintu by'ingenzi byakugirira akamaro mu buzima bwawe bwa buri munsi, bikaba byagufasha kuko ntabwo ari amazina yonyine dusobanura, ahubwo dusigaye tunabagezaho inkuru ku buzima bwite, inkuru ku buzima rusange, inkuru z'urukundo cyangwa se izindi. Si inkuru gusa kandi tunabagezaho ikiganiro twise Umva Ukuri. Akaba ari ikiganiro cyiza cyane kiba gifite insanganyamatsiko zitandukanye. Nakubwira ngo rero wihutire kuyikora, ndavuga subscribe kugira ngo rero ibyo byose bitazajya bigucika. Reka twigarukire ku gice cyacu cyo gusobanura amazina. Nkuko nabibabwiye rero nje kubasobanurira izina ry'umunsi. Ubusanzwe mbasobanurira izina nkanababwira ibintu biranga umuntu ufite iryo zina, ariko uyu munsi nazanye agashya. Sinzi uko ndi bubyite, ariko agashya nakuzaniye nta kandi nuko ngiye guhuza amazina abiri icyarimwe. Wakibaza impamvu ngiye guhuza amazina abiri? Ni ibintu bitari bisanzwe. Ubundi nababwiraga izina rimwe, ariko ubu noneho ngiye kubabwira ku mazina abiri icyarimwe. Iyo mpamvu rero ntatinze uraje uyimenye. Amazina mbafitiye ni ayandi. Ni izina Alice and Patrick. Izina Alice mukaba mubizi ko rihabwa umwana w'umukobwa, naho izina Patrick rikaba rihabwa umwana w'umuhungu. Ndabanza mbasobanurire izina Alice, mbabwire n'ibintu biranga abantu bafite iri zina, hanyuma nkurikizeho izina Patrick, mbabwire n'ibintu biranga abantu bafite iri zina. Nyuma yaho kandi ndaza kuyahuza yombi. Niyo mpamvu nakubwiye ngo nujye kure uraza kumenya impamvu nyamukuru nahisemo guhuza aya mazina, hanyuma nyuma yaho uraza kumbwira niba wabishimye cyangwa se wabikunze. Reka nze tutangirire ku izina Alice. Izina Alice. Alice ni izina rihabwa umwana w'umukobwa, rifite inkomoko mu rurimi rw'Ikidage, rikaba risobanura ukomoka mu muryango ukomeye. Reka nkubwire bimwe mu biranga abantu bafite iri zina. Alice ni umukobwa ushabutse. Umukobwa ushabutse cyangwa se umuntu ushabutse ni umuntu ushobora kujya mu bandi bantu badasanzwe bamenyereye, cyangwa se ushobora kugera mu bantu runaka atarasanzwe bazi, ariko agahita yisanzura muri bo, ugasanga bameze nk'aho baziranye kandi ari ubwa mbere bagezemo. Alice ni umuntu ukunda kwambara no kwiyitaho, ibyo bikaba byatuma akurizamo kwiyemera, akumva yabwira abantu ko ari mwiza cyangwa se yambaye neza. Alice kandi ni umuntu uzi kuvugira mu ruhame. Birumvikana umuntu ushabutse ntabwo kuvugira mu ruhame byamunanira. Niyo mpamvu Alice aba azi kuvugira mu ruhame. Ushobora kujyana umuntu mu bantu benshi bikamunanira kuvuga rwose, ukabona ari kurya indimi, ariko Alice ni umukobwa uzi kuvugira mu ruhame. Ibyo kandi gushabuka ndetse no kuba azi kuvugira mu ruhame ikaba ari ibintu bimutera kwigirira icyizere gikabije. Alice ni umuntu wigirira icyizere gikabije. Alice kandi ikindi kintu kimuranga ni uko akunda gukora imyuga. Usanga ashishikajwe no kuba yakora imyuga cyangwa se yakiga imyuga kurusha uko yakiga gukora ibindi bintu ibyo ari byo byose. Alice ni umuntu ugira amatsiko cyane, aba ashaka kwiga no gusesengura ibyo yabonye. Umuntu wiga umwuga birumvikana akaba ashaka kumenya buri kimwe, cyangwa se agasesengura, akaba yamenya mu buryo yakora innovation ku kintu runaka abandi bakoze, cyangwa se akaba we yahimba, yarema, yagira icyo arema gishya, akareka kwigana iby'abandi. Abantu bitwa gutya kandi usanga ari abantu b'abahanga mu ishuri. Gusa Alice nubwo arangwa n'ibi byose, rimwe na rimwe ubona agaragara nk'umunyakavuyo. Gusa ntabwo ibi bitunguranye, kuko niba ari umuntu ushabutse, ari umuntu uzi kuvugira mu ruhame, urumva bagomba kwisanzura mu bandi, ndetse kuba yisanzura gutyo bakaba babifata nk'aho ari akavuyo.
Ibyo nibyo biranga umuntu ufite iri zina. Reka mbibutse ko nababwiye ko Aries risobanura ukomoka mu muryango ukomeye. Yes, maze kubasobanura izina Aries, ngiye kugusobanura n'izina Patrick, nkubwire n'ibintu biranga abantu bafite iri zina, hanyuma nkuko nayikubwiye nyuma yaho gato ndabafasha guhuza aya mazina yombi, mbabwire n'impamvu nyamukuru niyemeje kuyahuza. Izina Patrick. Patrick ni izina rihabwa umwana w'umuhungu rifite inkomoko mu rurimi rw'Ikilatini, rikaba risobanura ukomoka mu muryango ukomeye. Reka nkubwire ibiranga umuntu ufite iri zina. Patrick ameze nk'umutesi, iyo umureba ubona ari umuntu watese rwose. Patrick kandi akunda kuririmba no gusabana, hamwe usanga iyo ageze mu bantu benshi cyangwa se mu bantu atarasanzwe amenyereye asabana nabo ukagira ngo bari basanzwe baziranye. Ikindi kandi Patrick ni umuntu ukunda ibintu bikozwe neza ndetse akabyishimira. Usanga ari umuhungu w'igikundira inyuma ku buryo abakobwa benshi bamureba bakamwifuza, ugasanga benshi baravuga ngo icyabaha bagakundana nawe. Patrick kandi iyo ari umwana usanga yikunda. Patrick iyo arakaye ntavuga, avuga ari uko umujinya ushize. Patrick usanga ari umuntu wita ku muryango we ndetse iyo ahawe inshingano usanga azikora neza cyane. Patrick kandi ni umuntu ushaka gukora ibintu bifite gihamya, ntabwo ari wa muntu uba ushishikajwe no gukora ikintu cyose abwiwe nta gihamya bifitiye, waba yumva yuko wamuhereza igihamya ubundi akaba yabasha gukora ibyo uri kumubwira. Ibi nibyo biranga abantu bitwa gutya, abantu bafite izina Patrick. Yes, ngira ngo mumaze kumva ubusobanuro bw'izina Patrick, mwumvishe kandi ibintu biranga abantu bafite iri zina. Nababwiye ko nyuma yaho ndaza kubahuriza aya mazina abiri nkayahuza yombi, nkanababwira impamvu nyahuje. Nakubwiye ko ari agashya nakuzaniye, sinzi izina nabiha ariko twabisanisha no kuvuga kumwe bavuga ngo bazina. Murabizi iyo witiranwa n'umuntu uravuga kanaka ntibazina, ugasanga niba witwa Deris undi muntu nawe akitwa Deris, uravuga ngo uriya ntibazina wanjye. Niba witwa Brian undi akitwa Brian, aturiya ntibazina wanjye. Ese ibyo ndabyita gute? Nabuze izina nabi, ariko uko tugenda tubana nawe ushobora kumfasha akaba ari wowe umbwira izina ndaza kubiha. Nasanze Aries and Patrick aya mazina ahuje ubusobanuro, nk'uko mwabyumvise yose avuze ukomoka mu muryango ukomeye. Ese naribajije niba bafite ubusobanuro bumeze kimwe, baba bahuje n'imyitwarire cyangwa se ibibaranga, nk'uko njya mbasobanura ngo izina ry'umuntu runaka arangwa n'ibikorwa ibi n'ibi. Niyo mpamvu rero nshaka kubagezaho kubahuriza yombi, tukarebera hamwe niba koko kuba bahuje ubusobanuro bw'amazina banahuje ibintu bibaranga. Aries and Patrick, cyakoze cyo ku busobanuro bwayo, Aries nabwiye ko rifite inkomoko mu Kidage, hanyuma Patrick rikaba rifite inkomoko mu Kilatini, gusa byose bikaba bisobanuye ukomoka mu muryango ukomeye. Reka turebere hamwe ku bibaranga. Ese ibibaranga nabyo birahuye? Hanyuma ntabwo nagiye mbabwira nabyo, ariko ntabwo nigeze mbabwira ibintu bisa fotokopi. Ngo njye mvuga ngo niba Aries arangwa no kwiyemera na Patrick arangwa no kwiyemera, oya, nabivuze mu buryo bitandukanye kuko nyine n'ubundi bitandukanye, ariko ndaje mbibahurize byombi uko nagiye mbivuga. Turaza kumva koko niba Aries yababazina wa Patrick hanyuma na Patrick akabazina wa Aries. Dukomeze tugendane, ntucikwe. Mbasobanurira izina Aries, nabwiye ko Aries ari umukobwa urangwa cyangwa umukobwa ushabutse. Yes, nabwiye ko ari umukobwa ushabutse. Rero ngiye kubihuza n'ibiranga Patrick. Patrick nabwiye ko ari umuntu ukunda kuririmba no gusabana. Nta muntu wakunda kuririmba cyangwa se wakora ibintu nk'ibyo ukunda gusabana mu bandi atari umuntu ushabutse. Yes, ibyo bintu turabyumvikana neza. Nta muntu wakunda kuririmba cyangwa ari gusabana mu bandi atari umuntu ushabutse. Niyo mpamvu rero wavuga ko Aries ashabutse kandi ukanavuga ko Patrick ari umuntu ushabutse. Iyo mico ibiri yombi cyangwa se ibyo bintu bibaranga byombi ni ibintu bihuye.
Alice twabonye ko ari umukobwa ukunda kwambara neza no usanga agaragara neza, ashobora kwiyemera kandi akabwira abantu ko ari mwiza cyangwa yambaye neza. Yes. Hanyuma Patrick twabwiye ko ari umuhungu w'igikundiro inyuma, ndetse abakobwa benshi bifuza kuba bakundana nawe. Yes, nk'uko maze kubibabwira Alice niba ababona ko ari mwiza kumva anabibwira abandi, akaba akunda no kurimba. Twabihuza rero n'ibi bya Patrick byo kuba ari umuhungu w'igikundiro, ndetse abakobwa baba bareba nyine bakabona ni mwiza kuko abandi. Icyo wenda atandukanye na Alice gato nuko Alice rero ushobora kwiyemera akajya kubibwira abandi ko yambaye neza cyangwa se ari mwiza, ariko Patrick we aba agaragarira abantu ko ari mwiza, ari umuhungu w'igikundiro, bakaba bumva abakobwa benshi bakaba bumva bifuje kuba bakundana nawe. Ibyo nabyo bikaba byahuzwa mu bihuza izina Alice n'izina Patrick. Twongeye kandi tubona ko Alice ari umukobwa ukunda gukora imyuga. Ese ibyo noneho turabihuza gute n'ibya Patrick? Patrick we twaje kubona ko ari umuhungu ukunda gukora ibintu bifite gihamya. Yes, murabizi akenshi ibintu twigana cyangwa se ibintu tuba twasubiramo cyangwa ibintu tuba twashaka kurema bundi bushya, ni akenshi bari ibintu by'imyuga. Ugasanga umuntu afite umushinga runaka yakoze, hanyuma undi akaba ashaka kwiga kumwigana cyangwa se gukora innovation kugira akantu gashya yongeraho ku mushinga yakoze. Twabonye ko Patrick rero ari umuntu ukunda gukora ibintu bifite gihamya. Ibyo bintu rero tukaba twabisanishije no kuba Alice ari umuntu ukunda gukora ibintu by'umwuga. Tukaba twumva Alice na Patrick bahuriye ku kintu cy'umwuga. Twongeye kubona ko Alice ari umukobwa akunze kuba ari umuhanga. Hanyuma Patrick nawe tubona ko ari umuntu uhabwa inshingano kandi akazikora neza. Burya nta muntu w'umuswa wakora inshingano neza. Yes, bivuze ko Patrick kuba akora izo nshingano neza nuko nawe ari umuhanga kandi abikorana ubuhanga cyangwa se ubwenge bwinshi. Niyo mpamvu rero Patrick na Alice bose babuhuje. Ikindi kandi nuko Alice twababwiye ko ari umukobwa ugira amatsiko cyane, akaba ashaka kwigana no gusesengura ibyo yabonye. Hanyuma turabihuza n'ibya Patrick. Nanone twabonye ko Patrick akora ibintu afitiye gihamya, bivuze ko nawe nyine agira amatsiko, aba yumva yakora ibintu afitiye gihamya. Niyo mpamvu agomba kugira amatsiko akabona gihamya ibimuhamiriza ko ibintu bamubwira byashoboka, hanyuma akabona kuba yabikora. Ibyo ngibyo rero bikaba bituruka ku gusesengura. Bivuze ko Alice na Patrick bose ari abasesenguzi. Yes, nabasobanuriye amazina abiri icyarimwe ndetse mbafasha no kuyahuza. Nagira ngo twumve neza ko niba ibintu bitanditse kimwe ntabwo bivuze ko bidafite ubusobanuro bumwe. Yes, niyo mpamvu rero ntabwo nagiye mvuga ngo Alice ni umuntu yemera ngo nindangiza njye no kuri Patrick mvuga ngo Patrick ni umuntu yemera. Oya, ahubwo byaga bifite uburyo byanditsemo ariko ubusobanuro ugasanga bugiye bubihuje. Niyo mpamvu rero nagufashije kubisobanura kugira ngo ubashe kumenya neza ko amazina abiri afite ubusobanuro bumwe, ashobora no kuba abo bantu bashobora no kuba bahuje imyitwarire cyangwa se imico. Ese koko wumvishe neza ko Alice ashobora kuba bazina wa Patrick ndetse na Patrick akaba bazina wa Alice? Simbizi, ariko reka nkubwira ngo niba nawe wabikunze cyangwa se washimye ko twajya tubahuriza amazina gutya, na handi urabinyuzane muri comment birumvikana. Hanyuma na tukazagushakira uwo muhuje ubusobanuro, tukanababwira uburyo muhuje imyitwarire cyangwa se imico. Reka kandi mbibutse ko nagiye mvuga ngo Alice muri pronunciation na pronouncing Alice ndetse navuze na Patrick, ariko hari abantu bashobora kuvuga bitandukanye nuko nyine nabivuze. Alice ni kimwe no kuvuga Alice. Yes, nuko tuba twahise muri rurimi rw'igifaransa cyangwa se icyongereza bitewe n'ibyo twahisemo. Njye nahisemo kubishyira mu cyongereza, ariko nawe ushobora kuba warise umwana we Alice ukahitamo kuri mwita mu rurimi rw'igifaransa. Niyo mpamvu rero ntuzagira ikibazo kukumva navuze
Alice kandi wowe uvuga Alice ukagira ngo ntabwo bihuye. Oya, ni ibintu bihuye kandi cyane. Hanyuma Patrick naho ni kimwe nuko abantu bavuga Patrick. Yes, nakubwira ngo rero ntuzacikwe n'ubusobanuro bw'amazina ku gice cyacu cy'ubutaha. Reka kandi nkwifurize kuzakurikirana inkuru turi kugutegurira muri iyi minsi tugiye kuzabagezaho twise Life in Dark, cyangwa se ibyo twavuga ngo ubuzima mu mwijima. Ni inkuru nziza cyane, nkuteye amatsiko, ndakwifuriza kuzayikurikira. Byose ni kuri Name Secret. Niba utarakora subscribe nibagirwe kuyikora, ndetse kandi nibagirwe gusangiza abandi ibyiza wabonye kugira ngo nabo babashe kugira icyo bamenya. Nge twari kumwe ni Miss Eddie, ndabashimiye cyane.